Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze kuri mwebwe mwakoze subscribe ku Ntare Official, mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi, tubifurize umugoroba mwiza bitewe n'ingengabihe mushobora kuba mufite, ariko namwe niba ari amasaha mu by'ukuri y'igicamunsi turabasuhuje bitewe naho muherereye. Na makuru rero tugiye kuzana agezweho ndetse yiriwe avugwa acicikana ku mbuga nkoranyambaga nk'uko abavandimwe bo hakurya ngo nimbuga ngo ngurukana bumenyi. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze muri aya makuru. Nyaboneka niba utarakora subscribe byaba by'ingenzi cyane ubikoze, hanyuma tugakomeza tukajya tubana mu makuru yacu tugenda tubagezaho ku mbuga nkoranyambaga. Mwiriwe mubona inkuru icyaracara ivuga ko Mwenga yaba yabaye tombe. Ese aya makuru niyo cyangwa ntabwo ariyo? Nta handi rero inkuru ya nyayo wayikura uretse ahangaha ku Ntare Official. Hanyuma ngewe Macacari nkayikuvira imuzi n'imuzingo, ndetse naho aya makuru ashobora kuba yaturutse byose turabibabwira. Muri teritware ya Rubero ibintu bikomeje kutaba byiza cyane, aho abasirikare bongeye kugaragara nyuma yo kurasana. Bamwe bagaragaye bahunga berekeza muri access zigiye zitandukanye. Ibyo byose tugiye kugenda tubiva imuzi n'imuzingo. Mu indege yongeye kurasana none yagarutse muri access ya Mpeti, nabyo tugiye kuva imuzi n'imuzingo tukababwira uko situation iraye muri biriya bice bikontororwa na 23, ariko bikomeje mu by'ukuri kwibasirwa n'indege. Ni za ndege na avion de chasse na amasoko 25 ndetse ni na za CH4 zikomeje kurasa muri biriya bice. Byose turabigarukaho, turaza kuba twerekeza ndetse no muri Lubutu aho igisirikare cya FARDC gikomeje guhangana bikomeye cyane na Wazalendo muri ziriya axe. Barapfiki bimeze bite kugeza magingo yangaya kuki iyi ntambara itarimo guhoshoruka? Ibyo byose tugiye kubiva imuzi n'imuzingo, n'andi makuru menshi byo turaza kuba atubabwira uko situation imeze. Ariko kandi muze kunyemerera nyaboneka amakuru tuyabavire imuzi n'imuzingo, ariko kandi aruko turi kumwe. Comment zanyu ni ingenzi, na makuru atari bumare umwanya munini. Muraza kunyemerera ngire icyo mbabwira ndetse nse nuhabanya mu by'ukuri. N'amakuru akomeje gutangazwa yuko Kamituga yafashwe. Aya ni amakuru kugeza magingo ya atariyo. Bantu banjye mwebwe tubana ku Ntare Official, nyaboneka sibyo, ahubwo ntabwo Kamituga irafatwa, kuko Kamituga wenda ngerageje nko kuyiva imuzi n'imuzingo nk'umuntu usobanukiwe ibya kiriya gice, ariko ndaza kuba nifashisha hari umuntu uhaherereye ndetse unahasobanukiwe neza uhavuye vuba ahangaha, turi buze kumva record yiwe, hanyuma nawe wenda akabitugarukaho wenda nk'uko byaza kuba bimeze. Ndimo ndamushakisha, ariko wenda ukuri ku byifatwa rya Kamituga nge impamvu mvuze ko atari byo nuko mu gufata Kamituga bisaba ikibundi. Bisaba Kamituga ubundi ifite umuhanda umwe rukumbi, no umuhanda umwe uri principal, no umuhanda uturutse, navuga ko point de départ, munyumve neza, point de départ uturuka aho bita Walungu kuri territoire. Yuvuye Walungu rero ujya mu gace ko bita Burale. Yugeze Burale uhita uhura n'imihanda ibiri ndetse ishamikanye. Umuhanda umwe uciye iburyo ugiye Nzibira n'umundi yigaruriwe na 23, hanyuma ibumoso umuhanda we ugiye mu gace ko bita Tubimbi. None wivuye Tubimbi, ubwo umuhanda wa Nzibira wo ndawureka ndaba nwihoreye, mpite mfata umuhanda wa Tubimbi ukomeje ukajya mu gace ko bita Kasika. Wava Kasika ugakomeza ukajya aho hari ya Mwenga centre, ariko muraza kuntega amatwi neza. Ukava Kasika ukajya Mwenga centre, ukava Mwenga centre ugakomeza ukajya aho bakunze kwita ngo ni kwa Munyarwanda, cyangwa se kubwo buriya sinzi amateka yaho ariko niko bahita. Ukava kwa Munyarwanda ugakomeza ukajya kuri Paruwasi ya Katolika aho bita mu Ngombe. Ukava mu Ngombe ndetse uhita winjira Kamituga. Ahangaha uramutse uturutse muri Tubimbi ujya Mwenga byagufata hafi amasaha, navuga ko yaba amasaha wenda byibuze nk'amasaha mvuge se 10 nangahe, yaba nk'amasaha 15 cyangwa 18 ugenda n'amaguru. So ikigaragara nuko kugeza magingo ya Mwenga centre itarigarurirwa. Icyo ni icya mbere. Rero ntibisobanutse ukuntu Kamituga yafatwa ndetse iyi Mwenga centre itari yigarurirwa. Icyo ni kimwe. Wenda Mwenga centre ntirafatwa, Gasika ntirafatwa,
rero biragoye wenda tubimbi niho amakuru atugeraho tubwira ko 23 yarageze ndetse bakunze kuharwanira. Urumva ko byahita bigorana cyane guhita wemeza yuko iyi Kamituga yamaze kwigarurirwa. Gusa ku muntu uhasobanukiye gufatwaho hagomba gufatwa. Kamituga yafatwa nabandi abantu benshi kubazi iriya situation geographique ya hariya. Kamituga ubundi yafatwa n'ababa baturutse Iminembwe, aba baturutse kwa Charles Sematama nibo bashobora kumanuka bagafata Kamituga. Gusa naho n'urugendo rurerure kandi nta muhanda uhari uturutse Minembwe, nirwo rwa hafi pa raporo y'uruturuka hariya muri ziriya axe muri rusange. So rero sinumva sindasobanukirwa kugeza amagingo yangaye kumva ko Kamituga yakwigarurirwa hanyuma ikigarurirwa n'abaturutse kwanza bayigaruye baba baturutse. Nicyo rero mu by'ukuri icyo gihuwa nagiraga ngo nkureho. Kugeza ubu ntabwo Kamituga irafatwa mwabantu mwe, ndetse na video ya Kamituga ndayifite kuri groupe ngiye kuyibahereza. Muvandimwe yamaze kuyinyohereza, imvura iri kugwa, abo tubana ku rubuga mugiye kuyibona mu kanya mbere yuko amakuru abageraho. Muraba mwamaze kuba mubona yino video yafatiye imvura iri kugwa, mbwira ko nta kugeza amagingo ya nta M23 yamaze kwigarura Kamituga. Gusa Kamituga yo gufatwa izafatwa kuko intare za Sarambwe zishobora guturuka imurenge niho hafi Minembwe bakamanuka. Urumva ubwo nabwo nta muhanda uhari kuko ngo iyo havuye Minembwe ushobora kumanuka ukagera mu gace ko bita Gitutu. Iyi Gitutu isa nkaho iri imbere ya Kamituga gatoya, hanyuma ukaza nibwo ni umuhanda wa Gitutu werekera za Kindu, aho ngaho buri kwerekera muri Kindu, hanyuma n'ubundi ukasa nusubiye inyuma ntukomeza inzira ya Kindu ukagaruka werekera Kamituga ukabona ukayikuramo. Gusa kandi nabwo urabona ko 23 hariya muri zira accident ashobora kurwana ngo nirangiza irwana yimane ikintu bita withdraw. Buriya kurwana ukimana withdraw kiba ari ikibazo abashobora kukwiyahuraho, ndetse mu by'ukuri ngo akakurira kubaza iby'urugamba n'ubundi akakwiyahuraho kuko aba yabuze inzira. Urumva ko rero biba bitameze neza. Ubundi umaze gukubita umurekera aho agomba gukorera repri akagenda akiruka. So ngiye natekereza ko umusozi uri wa Kamituga uhari kugeza amagingo yangaya ari umusozi witwa Kibukira ku bahazi. Uyu akaba ari umusozi muremure ndetse uzungurutswe n'amakariyere minier acukurwamo oro. Ku basobanukiwe ibi bice n'amabuye acukurwa. So wenda nsozi inkuru navuga ko Kamituga itari yabatombe mu byumve, kandi nuko bimeze. Hagize igihinduka nabibabwira. Gusa byanga bikunze gufatwa igomba gufatwa. Urumva amasaha 10 nangahe kuri 23 ni makeya, bashobora kwicumacuma. Gusa mbere yuko ifatwa muzumva Mwenga centre yabashije kugenda ivamo. Wenda mushobora kwibaza tsare amafoto twabonye bite. Ngewe icyo nshobora kuvuga kuri ari amafoto navuga ko ari amaphotoshop. Icyo ni kimwe, ushobora gufata ifoto ugaterekaho abantu, kandi bari abasore ndabona ko ari abasore mu by'ukuri ko mwabonye urwondo rwa Kamituga n'imvura iri kuhagwa ntabwo bahagera na botine. Kandi namwe mugerageze murebe niba abasore bacu b'intare bashobora, abasore banyu b'intare niba bashobora kujya mu gace kari mu rwondo nka ruriya ngo bambare botine, kandi murabizi ko ubundi bambara bote. So ndumva wenda ibyo ngibyo bishobora kuba bisobanutse. Hanyuma video muri kujya mubona yo ni ya Limbongo, niyo muri ya Limbongo. Mwabantu mwe mujye mwirinda n'ikitwihuha. Rero uzira ibihuha nta handi ho akora subscribe uretse ku Ntare Official. Twebwe tubakubwira amakuru tuba twakurikiranye neza cyane. Hanyuma ngewe wenda ikindi nshobora kwegera none nkabeshyuza ni ibikuru bya Wazalendo. Hari umuntu wambajije buriya rero mwabantu mwe amakuru mutumviye kuri ku Ntare Official mwe kujya mumbaza ibyo mwumvise ahandi mwoka byaramwe, kuko uraje urambaje ngo mbese ngo Bernard Byamungu ngo koko ngo ko turi kumva ngo yarashwe ngo yishwe ngo ese nibyo. Mwabantu mwe mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi, Bernard Byamungu yakoresha inama kuwa gatanu, inama isozwa neza, arataha Sud Kivu mu mujyi wa Bukavu. Ubundi cyakurikiyeho indege zarashe ejo mu gitondo kuwa gatandatu. Abantu mwe mwavuga ibyo bintu ntaho bihuriye, ni yama propagande yabariya baba bagenda bavuga bati kubera ko hakoreshejwe inama na Byamungu indege zikarasa ejo mu gitondo zikarasa buriya zaramurashe. No, ibyo ntaho bihuriye. No bakoresha inama kuwa gatanu, indege ziharasa kuwa gatandatu mu gitondo. So ibyo wenda nabyo abantu bajye bakurikira neza, hanyuma wenda amakuru tugenda tubagezaho amakuru ya nyayo ndetse agezweho. Munyemerere mpite nirukankira mu by'ukuri
muri Walikale kugeza amagingo ya ikitwa FARDC gikomeje kurasa nta mukino nta mugaryo nta muzaha nta blague, barimo bararasisha indege. Amakuru atugera tubwira ko n'ubundi mu masaha ya mu gitondo kuri iki cyumweru tariki 28 z'ukwezi kwa 9 mu gitondo cya kare saa 11 humvikanye urusaku rw'amasasu, ariko kandi ngo ni indege yarashe ku misozi isiri Plombampeti, ni ukuvuga ngo ni imisozi iherereye muri groupe ya Kisimba muri territoire ya Walikale. Nyuma yuko drone yari imaze kuhanyura, amakuru atubwira ko harashwe ibisasu mu by'ukuri ngo biremereye. Yego, hanyuma ibingibi byose ngo nuko leta abaturage ndetse no kubakanga, gusa ibingibi ntacyo bitwara. So bakavuga ko ngo cette action militaire intervient dans un contexte de forte alerte. Ngo ibingibi bikaba biri gukorwa ngo nyuma yuko ngo abadepite ndetse na Guido Shimerayi batanze alerte, baravuga bati pinga nifatwa mo kabyara mwe mw'abantu mwe ntimuzagira icyo mutubaza. Kandi barabivuze. Depuis plus de 2 semaines, les services de sécurité de la région de Pinga signalaient un renforcement des effectifs de l'AFC M23 autour d'Empeti. L'objectif présumé des rebelles était de lancer un assaut sur Pinga, une cité jugée stratégique. Ati mu by'ukuri ibyo babivuze ngo kubera ko ngo biteye ubwoba, babonaga ko mama 23 yaramaze kubihageza ingabo zitari nkeya, bahitamo rero guhita bahamagaza leta bayibwira ko ngo badagishoboye kuba barwana. Kandi ibi byo nibyo kubera ko Guido Shimerayi yamanitse amaboko aravuga ati ngiye ntago nshoboye, si we wenyine ndetse n'abandi abanotable bagiye batandukanye bose, ndetse yemwe no bita Willy Mishiki nawe yaravuze ati Wazalendo bamaze gucika intege nka FARDC bitewe nuko FARDC ariyo ibikora. Ngayo nguko rero mu by'ukuri icyo dushobora wenda kubabwira ku makuru akomeje kugenda avugwa. Hanyuma amakuru dukomeje kugenda tubona ariko tugera haratubwira ko urugamba rwakomeje muri Lubutu, yego ni Lubutu, aho imirwano ngo yakomeje hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC. Bakomeje kurwana ngo Wazalendo bayobowe na General autoproclamé wo bita Bukuyi. Uyu nguyu bikaba bivugwa ko ngo mu by'ukuri ngo yaragiye kuraswa n'ingabo za FARDC. Barwanye ku munsi w'ejo no muri iki gitondo n'ubundi bongeye kurwana, barwanira Lubutu. Administrateur wa territoire ya Lubutu ari kuvuga ko kugeza amagingo ya imibare ikomeje kwiyongera y'abashobora kuba bakomerekejwe n'amasasu yo muri aka gace ka Lubutu, ndetse bikaba bivugwa ko ngo na Wazalendo ngo bakaba bakomeretse ndetse na FARDC bagakomereka, yemwe n'abaturage bakaba batanze bila y'umuturage umwe. Ariko ngiye mu makuru nabashije gukurikira numvise bavuga ko bageze muri 3. Hanyuma hangaha mu mujyi wa Goma, mu nkengero z'umujyi wa Goma humvikanye amasasu, ubwo ni muri axe ni mu gace mu by'ukuri navuga ko kari mu nkengero z'umujyi wa Goma. Biravugwa ko Wazalendo zishobora kuba nanone ndetse na FDLR zagabweho igitero na mama 23. Buriya uyu mujyi wa Goma mw'abantu mwe ngiye sinzababwira ko umujyi wa Goma utekanye, ntabwo utekanye igihe cyose aduye akiri muri ya mushyamba ataravamo. Nashobora nuko intare za Sarambwe nazo ziba ziryamiye amajanja, ntago biba byoroshye. Reka mwumve uko ahangaha mu nkengero z'umujyi wa Goma uko byari bimeze. Ile mulima ile pale vile mkono uriya musozi uriya murimo mubona kule njo ile pale hapa deja tuko Mugunga size, ubwo ngo yaraherereye mu njo ile kule njo pale kariere ile banachimbaka ko budongo njo ni kariere hari abajya bahacukura ibijyanye n'umucanga. Ile kariere banaitoshaka ko mucanga njo ile pale vile mulima ile njo mulima kwa mama Olive musozi buhale kwa mama ile kule pale njo kwenye M23 ilikuwa ilishatoka. Urumva ko hari defense, ni defense yaririnze wakati wanakuambia usilete video ile, ariko biravugwa ko aho bari baherereye iyo defense ishobora kuba yahavuye, bikaba bihise bitera impungenge abaturage bo muri kara gace. Kubera iki bagize ubwoba byensiri, kubera ko inyuma yaho hari FDLR zitari nkeya zikomeje ndetse mu by'ukuri zijya ziteroriza. Hari ukuntu zinyabye zikagera zitya zikaza gukora mu by'ukuri ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Goma.
mu by'ukuri navuga ko hamaze kugaruka umutekano mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hatabayeho mu by'ukuri guhozaho byagorana mw'abantu mwe, byagorana cyane. Akaba ariyo rero kugeza amagingo tukaba tutaramenya impamvu M23 ishobora kuba yavuye ahariya, tukaba tutarabimenya wenda uko biri buze kugenda byitwara. Ngiyi Kamituga bandugu yangu mwache watu niko nafanya kampanye vile ngiyi Kamituga enemy vema ngo borumye tusana urumva ko nguyu mujyi wa Kamituga hii mimi niko na filme hapa mujyi wa Kamituga vile Kamituga meri de batima meri ya mweupe ko pale kwa manjanja ya vile hiyo tribune ile ko pembeni pale. Ndumva mu by'ukuri iyi ngiyi Kamituga yo icyo ngicyo wenda cyo mw'abantu mwe, icyo ngicyo mbaye icyo ngikuyeho kabisa bya nyabyo, ndetse abantu babyumve. Kamituga yo gufatwa igomba gufatwa, ariko ntirafatwa. Twebwe ntabwo rura tuba twabaze mu by'ukuri kwinjira indani kwa ndani kureba uko situation ziba zimeze muri territoire ya Rubero. Abasirikare barasanye ku rwego rudasanzwe, ndetse infanteri umwe yica infanteri yica abakomando babiri. Nabibabwiyeho, nababwiye uko byaje kugenda. Yaje kurasa abasirikare bageze muri babiri. Aba babiri rero mu by'ukuri ngo byatumye bagenzi babo ndetse bamwe bahunga batekereza ko M23 yahageze. Cyakora hari ibintu usanga bisekeje kabisa, ngo bageze ngo ni M23 ihageze, havuze bati ibintu ko bitubereye bibi, ati bite kabisa. Bahise bafata umwanzuro bamwe guhunga. Gusa igihari nuko amakuru atugeraho na magingo ya ngaya nuko bahumurijwe. Gusa M23 iri mu nkengero zaho, ndetse yamaze no kuharamforsa mu buryo bwa gisirikare, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Cyo ngicyo cyo wenda abantu bumve ko ibyo ngibyo nta bindi byinshi dushobora kuvuga. Hanyuma kwa Ruboya Kashama John ni muri Ituri, mw'abantu mwikitwa Kodeko gikomeje mu by'ukuri kwisasira abaturage ku rwego rudasanzwe, ndetse banatwika amazu. Narimo mbona video abo tubana ku rubuga, muraza kuyibona aho abaturage benshi birunze muri MONUSCO bamaze guhunga, bavuye mu mago yabo. Ariko abababajwe cyane ku rwego rudasanzwe nabo mu bwoko bw'abahema bakomeje kwibasirwa nabo mu bwoko bw'abalendo. Ngayo nguko rero, reka mbashimire, mwakoze cyane. Ciao, amakuru yacu nakagaruka.